mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Dwayne Douglas Johnson The Rock, amazina y'anyakuri twamenye muri filime nyinshi zigiye zitandukanye nka Fast and Furious n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Dwayne Douglas Johnson cyangwa se The Rock ni umugabo udasanzwe, agufitiye amagambo atandatu yagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe y'inama agira urubyiruko. Yes, narangije kuguha ikaze. Niba utarakora subscribe, ikanda subscribe. Niba warayikoze uri umuntu umugabo cyane, kanda like kuri iyi video uyisangiza n'indi nshuti yawe. Turebe aya magambo atandatu uyu musore wacu The Rock cyangwa se umupapa udasanzwe w'icyamamare w'umutsinzi agira urubyiruko. The Rock, naguhaye ikaze. Dwayne Douglas Johnson yavutse tariki 2 z'ukwa gatanu 1972, avukira Howard muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yavukiye mu muryango w'abantu benshi cyane kandi nabo bazwiho ibintu bijyanye n'imirwanire, dore ko abasekuru be ndetse n'abandi bafamiliye be benshi bazwiho kuba barakinye imikino y'iteramakofe ari benshi cyane, nawe ni imikino yanyuzemo. Dwayne Douglas Johnson yakoze imikino myinshi igiye itandukanye, dore ko akiri muto yakundaga gukina basketball. Yaje kwiga muri kaminuza ya Miami muri leta zunze ubumwe za Amerika, akina n'imikino myinshi itandukanye. Mu 1991 nibwo yari umukinyi wa basketball, ndetse na foot yarayikinye muri champion yo muri leta zunze ubumwe za Amerika, ndetse akora n'iyindi mikino myinshi cyane igiye itandukanye mbere yuko yinjira mu gisata cya sinema, dore ko yabaye n'umukinyi w'iteramakofe. Dwayne Douglas Johnson akina n'imikino myinshi y'iteramakofe ndetse basketball, football mbere yuko yinjira i Hollywood ngo bawumenye nk'umuntu w'umukinyi wa filime ufitemo impano zikomeye cyane. Nyuma yaje kwinjira i Hollywood atangira gukina filime zigiye zitandukanye, aho twabimenye muri filime zitandukanye nka The Scorpion King, Fast and Furious franchise ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Yakoze ibiganiro byinshi byo kuri televiziyo, akina filime zitandukanye, aranaziproducing, aranaziyobora cyangwa se kuri directing, akora n'ibindi bintu byinshi bishamikiye ku gisata cy'imyidagaduro, byaje kumugira umwe mu batsinze, umwe mu bantu bazwi b'ibyamamare kandi babashije ko abatsinze muri ubu buzima. Uyu ni Dwayne Douglas Johnson cyangwa se The Rock. Amagambo atandatu y'inama agira urubyiruko akugira The Rock. Ibya mbere, the ability to bounce back from the setback. Yes, ufite ubushobozi bwo kwivana mu bintu byose bishobora kukwituraho muri ubu buzima. Yes, ability to fight, ability to live every obstacles. Imbogamizi nyinshi zishobora kuza kuzikwituraho mu buryo utateguye. Ufite ubushobozi, wifitemo imbaraga zidasanzwe, ahubwo ikibazo nuko utazikoresha. Zikoreshe, zishakishemo. Ufite ubushobozi budasanzwe. Umuntu ngo ni ikiremwa muntu buriya gikomeye cyane, kiba gifite ubushobozi budasanzwe, ariko ubushobozi bwawe bugira akamaro bitewe n'ibintu byatumye ubukoresha, kuko uba ubufite bukwihishemo kabisa. Ku mwanya wa kabiri, hard work is essential for achieving goals. Gukora cyane niyo ntego ya mbere cyangwa se nicyo kintu cya mbere kibanze cyakugeza ku ntego yawe. Yes, gukora cyane. Hari nabo numvise bavuga ko gukora cyane biruta impano. Ushobora kuba ufite impano ariko utayikoresha cyane, ugasanga iyo mpano nta kintu kidasanzwe yakugejejeho. Gukora cyane niyo ntego ya mbere kabisa. Dwayne Douglas Johnson The Rock. Ku mwanya wa gatatu, for what you love, fuel to success. Kurikira ibyo ukunda niyo ntego ya mbere, niyo moteri ya mbere yo kugera ku ntsinzi. The Rock. Appreciate your journey and those who help you. Komeza urugendo rwawe kandi wishimire urugendo rwawe ndetse n'abagufasha. Abantu bagufasha mu rugendo rwawe ukwiriye kubashimira kandi mugakomeza gukomezanya urugendo rukugeza ku ntsinzi kabisa. Ugomba gukomezanya n'abantu kabisa bagufasha kandi intego zawe ukazigira uko byamera koza, gafighting intego zawe kabisa. Ku mwanya wa gatanu, discipline, consistency and dedication are key to progress. Guhozaho niyo ntego ya mbere. Niba ushaka kugera ku ntsinzi, ntabwo ikintu cyaba success cyangwa se ngo ugere kugazongera ku buzima mu munsi umwe. Ni ibintu ugomba gukorera kandi kubikorera igihe kirekire cyane. Yes, ntabwo ari ibintu ugeraho mu ijoro rimwe kabisa. Yes, ijambo rya gatandatu ari naryo rya nyuma, hangana n'imbogamizi. Yes, ibintu bigutera ubwoba, challenge, take a risk. Fata umwanzuro kabisa, ufate risk.
nibwo uzagira ikintu ugeraho kandi uhangane n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu ni Dwayne Johnson cyangwa se The Rock. Yes, ndabaciye yitwa Mr Sam. Iyi ni Mukire Entertainment, tubagezaho amakuru menshi cyane y'ibyamamare ndetse n'aka gasobanuye motivation, aho tubagezaho amagambo yagiye avugwa n'abastar batandukanye cyangwa se abandi bantu haba mu bukungu cyangwa se muri politike babashije kuba abatsinzi muri ubu buzima. Uyu munsi twagaruka kuri Dwayne Douglas Johnson cyangwa se The Rock. Wazana kuri Mukire Entertainment ukareba ku bindi byamamare twavuzeho haba mu bukungu cyangwa se muri politike. Urugero twavuze kuri Elon Musk, umukire wa mbere ku isi. Tuvuga kuri perezida w'Uburusiya Vladimirovich Putin, perezida w'Uburusiya. Tuvuga ku bakire nka Bill Gates, tuvuga ku byamamare nka Nicki Minaj, ibyamamare nka Tony Jaa cyangwa se Young Buck n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ayo ni amagambo menshi wajya ukurikira mu byamamare byavuze byabashije kuba success muri ubu buzima. Wayasanga no kuri Mukire Entertainment. Nge nitwa Mr Sam. Ushaka kudusapotinga kanda subscribe iyi video uyisangiza indi nshuti yawe, ukore like, ukore share, uduhe igitekerezo muri commentaire cy'undi muntu twazavuga mu biganiro biri imbere. Nawe watugezaho amagambo menshi kandi meza yadufasha guhindura byinshi mu mitekerereze yacu. Ndabashimiye cyane.